kuri ku makuru wahari ni bande, ninde wavuze, ninde watangaje, si gihari niki. Ni match nabonye yakaniwe n'impande zombi, yakaniwe n'impande zombi cyane cyane izo mpande aba ruhande reka twabona kubyita n'impande kwanza. Yakaniwe n'abariyo bose. Haba abahoze mu buyobozi bw'ikipe Rayon Sport, bari mu cyahoze ari bena cyase bari mu mena, yaba ku ruhande rw'ubuyobozi n'undi bwari buri hafi cyane y'ubwari busanzwe mu ikipe Rayon Sport. Ni match bakaniye cyane ku buryo rwose n'abariyo benshi muri aho ngaho tuvuga rwose bamaze no ko bagera hariya mu karere ka Rubavu, ngo kugira ngo bategure inzira y'abandi bariyo bazamanuka bagira Rubavu bazasange ngo inzira iharuye, bazasange inzira ari nyamara. Abantu benshi bahisemo kumanuka i Rubavu ejo bitewe nuko ku wa gatandatu ni umuganda kandi koko ku wa gatandatu ni umuganda n'ibyo. Ku wa gatandatu ni umuganda. Abari benshi bazamanuka ejo, barashaka kujya kurara Rubavu ngo barebe ukuntu Rubavu bwira hameze, hanyuma bazabyuke bakorera umuganda i Rubavu. Niba mara gukora umuganda baze kujya muri match bemye ngo nibatsinda bararari Rubavu, reka da ngo bazarebe match ya Mukebejo kuko niyo ikurikiraho ya Etincelle ndetse n'ikipe yitwa APR. Nibatsindwa nukuzamuka wabare nukuzamuka wabare, iyo ngo niyo gahunda ihari. Ubwo ndi gushaka kugira ngo abantu bene tubaha amakuru, uretse wenda bamwe na bamwe bazarara mu Kinigi. Ku makuru mfite nuko la majorité y'aba papa benshi nkuko wenda bahurira gutyo kwa Freddy hano ruguru rwose, ngo nabandi bazahurira mu Kinigi rwose basesengure mugoroba bitinde, hanyuma babone kumanuka i Rubavu bukeye bwaho. Donc ni match aba bagabo bose bakaniye ku buryo budasanzwe. Iyi solidarité rero ngi niyo nemera, nifuza nyine Rayon Sport, ariko tekereza imbaraga z'aba bantu zose ziri hamwe, yaba ari Rayon Sport iryamye, ni muri Rayon Sport zijyana. Donc Rayon Sport ikaba iri muri uyu mujyo wo kuvuga ngo twashaka umuntu ushyushya umutwe, twashaka umuntu wumva ibiri administrative cyane, ndetse no gushaka umuntu utekereza ngo iyi kipe irabahite yigize ku buryo nigira stabilité financière itazakomeza kuba umutwaro. Ariko noneho akiyongera ikintu kivuga ngo nkaho igeze ikagira akabazo ka crise, ifite izo mbaraga zindi zo ku mpande, ntibiruze kuza gusaba president na SG gusa n'abandi bantu bake, ahubwo ntihagire umuntu uri buze kuza guhezwa muri icyo kintu cyo kuvuga ngo ndafasha equipe yanjye. Ngiye n'icyo gitekerezo mfite, donc umugana I have a dream yuko umunsi w'ikipe yitwa Rayon Sport, nibyo akantu k'agashyamba ntikabura, ariko aba bantu ntawe uzajyanga kuza kujya kuri match wenda ngo ruhande urunguru wenda ngo rumeze nk'uruhande rwatsinzwe, hari ngo twe twarabatsinze abandi ngo urumva ngo uruhande rwacu ngo nirwo ruyoboye. Donc ibyo bintu by'impande ntibikwiye. Nibyo ushobora kuba utemera umuntu ku mpamvu zawe bwite, ariko ikintu cya mbere mwese muhuriho mwemera ikipe yitwa Rayon Sport. Mbibona ko nicyo gitego cy'umutwe ikipe Rayon Sport yatsinda. N'aba bantu mwese mujya muri position yo gukemura ikibazo cy'ikipe ya Rayon Sport, nzahora mbivuga nubwo butumwa bwacu bibaye byiza bugira iyo bwakwiye kuba bugera. Ikipe ya Rayon Sport ikibazo cya mbere ifite ni ukuba itunze ubumwe cyane, si ikibazo cy'amafaranga. Nuko n'ubu izo prime se ntabwo zibonetse nyinshi cyane rwose. Abantu bunze ubumwe, iyi kipe ya Rayon Sport yaba ari ikipe ikomeye, yaba ifite ikintu cyose umuntu yakifuje kuri iyo kipe yitwa Rayon Sport. Oya niko kuri bano bagabo nibaze bashyire hamwe bungu bumwe, bagerageze bashakire equipe y'amikoro, barebe uburyo equipe yishobora kubaho, kuko abantu mwe kuko nibikomeza gutyo n'ubundi bamwe bazajya baza bavuge bati twebwe turi kuri runo ruhande abandi turi kuri urunguru, ati bano se batanze hanga ati n'ubundi bintu ntago bishoboka. Rero gihari nibaze bashyire hamwe bungu bumwe, ebana bumve ko ari equipe, bumve ko ari umuryango, bumve ko basenyera umugozi umwe, bumve ko intsinzi ya Rayon Sport ari ishema rya buri mukunzi wa Rayon Sport, bumve ko niba utanze hari ikintu utanze ugifite, bumve ko ntugitanga ugendeye kuri mugenzi wawe ngo kuko runaka wenda yatanze
igihumbi reka ntange 500 cyangwa se reka ntange 500 mushyire hamwe bitewe n'uko wumva ufite umutima wumva ufite urukundo rwa ekipe mushyire hamwe mwungu umwe rwose hanyuma mufashe ekipe yanyu cyane ko rwose buriya makuru namenye nuko aba bagabo nabyo bagiye wa mugani nabigarukaho ariko aba bagabo ikintu cyitwa ibijyanye na administration ntibabikozwa. Baravuze bati twebwe turi abakunzi ba Rayon Sport ati icyo turi bubafashe ni ugushaka ko ekipe iri bubeho nizo prime urumva nayo mafaranga ya essence y'imodoka nayo mafaranga wenda ya lokale sibyo nuko kurya atari ko ibijyanye n'imishahara urumva oya barabwiye ati twebwe ibyo tugomba gukora ni ibintu umufana wari wese yakorera ekipe apana ibintu bya administration donc ibyo muri administration ibyo ntibitureba twebwe so icyo mvuga ni kingi twigarukiye muri tapi vere iyo backup cyangwa se iyo urwo rukuta cyangwa se uko kuba inyuma kwi squad y'ikipe ya Rayon Sport kubwo buyi donc kwabo bana bari mu nzego zo hejuru mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abafana bose ngenemera ko buri mufana wese akaze cyane birashyira pressure kuri equipe iyobowe na Muhire Kevin ndetse n'utwa Roberto Goncalves Dokarimo ubita Robertinho iyo pressure rero bibashyiraho bita bibagarura cyane muri cya kintu cyitwa tapi vert cyangwa se hantu match ibera mu kibuga ndani abantu bakurikiranye match z'ikipe ya Rayon Sport cyane nka match eruka bakina n'ikipe ya Gasogi United mwakwica ku ruhande bose batashye batishimye ni mubyibuka yego simubyibuka cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari bati twatsinze Gasogi nibyo ariko ikintu cyanogeje umugoroba wabo ni ugusezererwa kwa Peri kurusha gutsinda Gasogi avec manière babuze avec manière babuzanye kuko bigaragara ko abafana ikipe ya Sport byageze aba bati Gasogi bite n'ukuntu yatangaje n'ukuntu ari ikipe nto nibo babivuga gutyo ati twagombye kuba twayiteye byanyabyo ku buryo n'undi munsi azajya burahera ajya gutangaza abantu bakibaza bati nimba ari Gasogi match yakaniwe kuriye ni donc Rayon Sport kuba yakina match ikaba ubusa ku busa cyangwa se ikaba yanganye iyo match ni ibintu bishoboka cyane bitewe n'ukuntu twabonye imikinishirize ndashaka tujye wenda mu mikinishirize n'ibitekerezo by'abantu byo batanga baza kuduha igitekerezo turaza kugisoma bitewe no kuyumva ikipe Rayon Sport yakinishwa kugeza ubu ikipe Rayon Sport iri mu makipe biri mu Rwanda akomeye atari yamenya ngo umuzamu wayo wa mbere ninde n'ikimenyimenye nkubajije ngo umuzamu wa mbere wa Rayon Sport ninde we Kanizi wansubiza karinde ubu nakubwira ko ari pasi par contre uwitwa Kadimu Ndiaye niwe wa mbere ubu ni usa nk'uri wa mbere nose match ziheruka suzi ikinye se oya ndibeshye oya yakiniye Gasogi yakiniye match ya Gasogi hanyuma se match banda muri championnat se wayikinnye oya aha ni pasi yakiniye match ya Magaju nyamara na Marine hariya na Marine nyamara reba neza ndaje ndebe kabisa hanyuma akanya ni ikipe byibuze nka defense ubona biri kuba sorted ntago turi buze kuza kubitindaho ifite umutwe w'amari nyinge Aimable abaye ameze neza n'utwa Bugingo Hakim ndetse n'uyu musore bita Fitino Mborenga iyo ni back four ikipe ya Rayon Sport iri donc iri yuzuye idafite ikibazo na kimwe tujya muri mediane aha niho ruzingiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport sometimes badahuriza n'umutoza bita Roberto Goncalves Dokarimo uburyo ki ajyarinya ekipe ye ndetse n'uburyo ki ikipe ayikinishamo uyu mutoza afite abakinnyi hari umusore w'Niyonzi muri VSF bamwita Kamba na Roho aka Nairobi afite uwitwa Rishari Kirongo amini ndayishimiye Rishari afite umuntu Pasiano yakinye na Marine okay niwe banje kuri match ya Marine ubwo nibyo ubwo ni match ya Gasogi yonyine yakinye yitwa iyo ahubwo ari match ya gishuti yaciyemo abarika ye ni match ya Mukura nibyo butari ni Mukura yego nibyo cyagiye nyobeje kuko match ya Magaju bakimara kuyinganya ibitego 2-2 ni 2-2 y'Amagaju yego ikipe ya Rayon Sport nibwo babonye ko Pasiano yagize performance itari ku rwego rwo hejuru bafata umwanzuro bango twamuvana mu kibuga so icyo navuga ni iki ngiki rero
Rayon Sport ifite abantu bari capable yo gukina nimero 6 bagera kuri 4. Ubwo ibyo nabyo biraza kwita bigaragara ku kintu cya recruitment. Kugira abakinnyi 4 bakina same position bashobora kuba batanu. Hari umwana bafashe ukina kuri la poste, njya nkunda kwibagirwa izina rye baza kunyibutsa nimba ari Fred nimba ari ukinira poste nimero 6. Muremure kabisa uzi gukina. Hari umuntu bita Kanamugire Roger akina nk'umumirire récupérateur cyane. Hari umuntu bita Runa Musamajari we ndetse n'utwe Niyenzi muri VSF saba abakinnyi 4 cyane. Ukongeraho na Richard capable yo kubakina iyo poste. Babaye batanu. Ibyo nabyo ni extravagance nk'ibyo twavuga muri AP. Ntago byumvikana uko ikipe idafite ubushobozi ijya kurekrita poste mu buryo bumeze gutya. Nibyo ushaka kumbwira ngo wari uzi ko Majari batazaguma mu ikipe ya Rayon Sport. Ufata umwanzuro uzana Safe wongeraho Richard byiyongera kuri Roger ndetse na Karaga Peti. Yego. Ariko aho bakwempoze yuko agomba guma muri club bigomba kukuvuna. Kuko umutoza Robertinho yamaze kubona kwitwa Richard azi gukina. Majari wa azi gukina. Sefu ni shushuwe ni umuntu babanye by'igihe kinini ariko utakiri wa musefu muri rezilita mu kibuga nk'ibyo yatangaga ku gihe cya Robertinho cya kera. Sizima turi kugendana neza. Turimo turagendana. Noneho ubwo icyo gihe utwe Kanamugire Roger ntago ari buze kuza muri option. N'uyu muhungu nazo nkubwira ukiri muto nawe ntago ari buze kuza muri option, automatique bareta bava mu nzira. Cyane niko. None sasa reka tuhite tujya kucya nakwita nka nimero 8. Nimero 8 hari umuntu utari shari capable yo gukina ahantu hombe. Yakina 8 hakaba n'umuntu bita Muhire Kevin. Hanyuma ubwo ndi muntu ndashaka ko yabigerageza ni Haruna Niyonzima ariko nta kiri mu ikipe ya Rayon Sport. Yarigendeye baba muzazi. Hakiyongeraho umusore bita Ishimwe Fiston. Hakiyongeraho ubwo ni kuva na poste nyine 8 n'10. Muhire Kevin. Ndayishimire Shari. Bagayogo. Adama Bagayogo. Yo Rukundo Abdurrahman Paple. Hakaza aho undi nimvuze n'uno musore ta Ishimwe Fiston. Na Fiston yego. Abakinnyi babaye 4. Yego. Ikipe yitwa Rayon Sport ifite abakinnyi 9 cyangwa 10 bakina mu kibuga mo hagati bagomba gusharinga poste 3 kandi harimo ibifi binini 6 cyangwa 7. Umuntu bita Rukundo Abdurrahman Paple ni umukinnyi utari muto. Adama Bagayogo kugeza akanya niwe bareba prefera nka nimero 10 mwiza mu ikipe yitwa Rayon Sport. Cyane niko kuri urumva. Muhire Kevin ni capitaine ariko kandi ni grand joueur no mukinnyi wa equipe nationale dokwe kubura umwanya mu kibuga. Wabukoze kosa. Utwa Niyenzi muri VSF ni umukinnyi utari muto n'umukinnyi mukuru ariko none akoranye n'utwa Robertinho Roberto Goncalves do Carmo ku buryo Robertinho agomba kumushakira umwanya uko byagenda kose. Urumva? Yego. Hari utwa Ndashimira Richard w'umukinnyi mwiza uzi gukina ufite n'ibyo kofaringa nk'umu holding midfield cyangwa se box to box. Hakaba n'uyu muhungu twari turi kuvuga witwa Aruna Musamajariwa nawe umunimero 6. Abantu bose bakwiye kujya mu kibuga bagakina. Ariko ku rundi ruhande yeme tuze kugendana neza. Wibuka ko ukurimo kubavuga kose mu kibuga agomba kuba harimo 6 b'abanyamahanga. Niho rero biri buze gusaba umuntu witwa Robertinho guhitamo. Hari abakinnyi 3 b'imbere bashobora kuba bakina nk'abanyamahanga. Hari Aziz Bassan, Charles Bare ariwe Charles Bare nawe nimero ya mbere muri ba rutayizamu. Hakaza Erenga Kanga. Nabo ngabo ubwo ndi kuvuga abanyamahanga ko witwa na ntuza na Faringanye we. Okay ntacyo reka tumushyiremo nta kibazo. Kubera kucyuvuga ngo nuko batayakira sindamubona. Agakina ntago ndamubona. Okay. So ahangaha tugende kuri gestion y'abanyamahanga. Wakwibaza ngo ubundi ikipe Rayon Sport kwanza reka tubanze duhere kubyo yagombye kubikina. Rero ntago turabatoza. Ariko Rayon Sport twese turabizi yuko yagombye kubikina je iri play offensive cyane. Game igizite isatira cyane kurusha ibindi byose. Bitewe nuko aya makipe matoya zino za Rutsiro zino kipe zigiye zitandukanye bagomba gukina biba bisaba ko bempoza je yabijana ku ijana nabo baza biteguye gukina block back kugira ngo bakuze gukina nta kindi. Urumva? Ndakumva. Icyo gihe rero ikipe yitwa Rayon Sport kumwe ngo ubonyemo Majariwa ubonyemo umuntu bita Safe ubonyemo umuntu bita Kevin
babanje mu kibuga ubwo ukabona wenda n'abandi bawinga basanzwe biri aho ngaho bahaji n'abandi bose biri automatique uzatumva yuko match ari kudefanda nk'uko byagenze kuri match y'ikipe tugasubira ori abareba bari kwibona nk'ikipe ikwiye kuba itera umupira usatira kuneza gutera umupira wo kudefanda cyane. Ikipe yareyo abantu bati niba abanyamahanga ari batandatu harimo umuzamu w'umunyamahanga Biensire nta kundi byagenda harimo umudefenseur w'umunyamahanga Omar Nyinge undi babaye babiri tugomba gushaka abandi bane. Eida urafata umunyamahanga umwe urumva ari we ubanza mu kibuga muri mediane kuri abo banyamahanga bane cyangwa se ufata abataka babiri n'abamediateri babiri. Oya ikintu kimwe gihari hanze mu kibuga ikintu kimwe gihari ugomba kumenya muri abo banyamahanga bane basigaye ugomba kumenya ko kuri iriya linya batatu y'imbere hagomba kuba harimo abanyamahanga babiri uko byagenda kose ahubwo n'igihe baba ari batatu ngewe nyine nkoze minimum uko byagenda kose bagomba kuba ari babiri sibyo ubwo noneho biragusaba kugaruka mu kibuga hagati urumva nuza mu kibuga hagati tuvuga niba ushyizemo umuntu witwa Majaliwa sibyo urabusigaranyemo umwanya umwe bivuze ngo playmaker nuhitamo gukinisha uyu nuhitamo gukinisha Richard biravuga ko playmaker ari buze kuba ari umunyarwanda sibyo yego nuhitamo gukinisha uyu musore wenda tuvuge nushyiramo Sefu na Majaliwa biraza gusa n'ibitanga umwanya ko wenda nk'umuntu nka Bagayogo ashaka kwinjiramo akakira nka playmaker ariko nandi igitekerezo cyane mfite mfite igitekerezo kivuga gite nibyo wamaze kujya abanyamahanga babiri muri defense ndetse no muri defense ndetse no mu izamu nimba ushaka kandanda itembera nimba ushaka umupira utembera ukagenda neza nta problem nimwe hari fata twandashimira Richard utereke mu kibuga hagati ha numero 6 cyangwa se ufate Majaliwa ha numero 6 hanyuma uhita ufata batandatu nabaraga gutera imibare je biheka. Okay reka donc urumva ubundi numvaga Richard witwa Richard ndetse n'uyu musore bita Muhire Kevin ko Kevin ni umunyarwanda abanyarwanda baraza ko bamaze kuba ubwo bane Richard deja amaze kujyamo byaba ari ikibazo donc birasaba imibare igoye cyane wenda iki kintu cy'umunyarwanda gishobora ku avantage cyane uyu musore bita Niyonzi muri VSF ko yagiye cyane rwose utinyira so gusa ariko kubireba n'imikinishirize cy'ipe Rayon Sport niho hantu hari ihurizo rikomeye cyane benshi bibaza ngo bizagenda gute kuko hari uko abantu batekereza Rayon Sport yagakwiye kubikina cyane cyane agakinira jeu offensive jeu satira cyane kugira ngo barebe ko hari byatanga umusaruro ariko muri mediane ngiye amahitamo yanjye nafata Richard nkafata witwa Muhire Kevin ndetse na Adama Bagayoko gusa ntibabaye abanyamahanga bamaze kuba bane hasigaye abandi babiri hahita mfata uwitwa Charles Ball cyangwa se voilà nkafata Niyonzi muri VSF urumva cyane nkafata utwandashimira Richard n'utwa Adama Bagayoko batatu b'imbere nkafata Muhire Kevin agakina nk'umufoyeriye haje akajya hanze hagakina hakurya uwitwa Zizi Basane cyangwa Prince Lenga Kanga kuri point agakina uyu musore witwa Charles Ball sinzi ukuntu byumva gende kumva byaba ari amahitamo meza bitewe nuko Richard Sefu ndetse na Adama Bagayogo ari ukuntu umupira watembera iyo mediane nanye niyo nakinisha umuntu witwa cyangwa se nyine ngiye nabikubwiye hari amahitamo abiri kuko ngiye nakubwiye ibintu urampinga kandi uzabaze n'abantu rega buriya na Sefu afite ubushobozi bwo kuba yakina nk'umuferi ntago mbizi sezeye ya nyuma muri Reyo niko yakinaga mbere yuko ajya muri APR ngenda bizi hagati aho ushobora kwakinisha Kevin cyangwa se ukanakinisha reka tuhashyire Kevin n'ubundi niwe bajya bakunda no kwakira sibyo
n'ubundi umuntu witwa Majaliwa n'umuntu witwa umuntu witwa Sefu n'umuntu witwa Richard Ndayishimiye bakaba bakinana mu kibuga hagati, imbere yabo hari uyu Bagayogo. Ngiye nangiye iyo Mediane ntacyo yabintwaye. Aya Mediane ubundi Mediane iri ideal kuri Reyo, baramutse bafite nk'umuntu wenda ushaka ko yakwempoza yibwa mu bantu basatira, nta muntu w'umunyarwanda urimo uretse Haje. Se Prince ntarakira. Arenga kanga? Rudasinga ntabwo aramera neza. Bari bakeneyemo iremero offensive cyane buriya nk'iyo babona nka Mugunga Ntakavani bita Kavani cyangwa se mugenzi byemere se nka byembe ari yarangiye bite. Donc ku buryo ufite nk'undi muntu uguha option iri offensive ari umwe gihugu, kuko at the end of the day bizaba ari ibindi kabisa, bizaba bigoye. So gusa ariko iyo Mediane byo gufata ariko kitwa Majaliwa kucyongera iki gitaramo cyitwa Safe ukacyongera mu Hirekive mu kibuga mo hagati ugafata Zizi Basane hakurya ugashyiraho Haje kuri point ugashyiraho witwa Charles Baripe, turetse kubeshyanya rwose igitego cyo kigoye cyane kabisa, nta nicyo cyaturuka pe. Birasaba ko byibuze ashyiramo abantu b'abatekinisiye bamufasha gukina, bamufasha gukoresha kugira ngo rebe uko bigomba kugenda, ko at the end of the day iyi ni match ya business komeye kuri Reyo kwitsinda egare yuko abantu baraza ko motive kuza kureba derby match kuza kureba derby kuza kureba derby. So 11 bacu tubona abagororotse tubasubiremo mwizamu Kadimu Ndiyange ntacyo ntwaye, nanjye ntacyo arantwara cyane. Kabiri bamwita Fitino mu Barenga, turi kumwe Omba Bebe. Gatatu mbona option nziza ari Bugingo Hakim kurenza Ganijuru Elia, nanjye niko mbyemera. Axe centrale akabari Omar Nyinge ndetse na Sayimana Aimable. Hanyuma abimbere mu kibuga hagati nahashyira Sefu akina n'umuntu witwa Richard Ndayishimiye, imbere yabo hari umuntu witwa Adama Ndayishimiye ndetse na Adama Bagayogo. Yego, uruhande rumwe muhire Kevin nka Faris Winga, urundi ruhande ugacishaho Aziz Basane cyangwa Prince Renga Kanga Junior, waba umeze neza wese nabonye bose ari sawa. Hakataka umuntu witwa Charles Bar. Yego, niyo kipe batereka mu kibuga cyangwa se ariko ni ibi nanjye cyangwa se nkakuramo umuntu witwa Adama Bagayogo. Muhire Kevin nkamwigiza imbere ugaterekaho Mutarama bita Rukundo Abdurrahman Paple. Oya, ahubwo nkatereka Muhire Kevin ku 10. Yego, ubundi nkatakisha abanyamahanga gusa batatu, Erenga Kanga Sefu na Richard. Yego, imbere yabo Kevin, Erenga Kanga. Mediane irashoboka, niyo attack irashoboka. Kwanza ubundi niyo proposal niyo yaba ari sawa. Ufite Prince Erenga Kanga Junior. Yego, ariko n'uburi byose ni ku rundi ruhande kaza Aziz Basane, habavuyemo Adama mugenge nkubwira hakavamo Adama, sibyo? Hakiyongeramo Erenga Kanga, agaca ku ruhande rumwe Aziz ku rundi, hakataka Charles Bare, inyuma yabo hari umuntu witwa Muhire Kevin. Ngiye nuko nayikinisha ndetse ko buriya Adama hari ukuntu ari productive cyane, n'umuntu nyine yego atuma mubona igitego byoroshye cyane kurusha abandi bantu bose mu ikipe ya Rayon Sport. Yego, ushobora